Igice cya 14. Kudacirirana imanza. Udakomeye mu byo yizera mumwakire, mwe kumugisha impaka z'ibyo ashidikanyaho. Umuntu umwe yizera ko ashobora kurya byose, ariko udakomeye arya imboga nsa. Urya byose ye guhinyura utabirya, kandi utabirya ye gucira ubirya urubanza, kuko Imana yamwemeye. Urinde wowe ucira umugaragu w'abandi urubanza, kandi imbere ya shebuja ariho ahagarara cyangwa akaba ariho agwa. Ariko azahagarara kuko Imana ariyo ibasha kumuhagarika. Umuntu umwe yubaha umunsi umwe kurutisha iyindi, naho undi akubaha iminsi yose akayihwanya. Umuntu wese namenye adashidikanya mu mutima we. Urobanura umunsi awurobanura kubw'Umwami wacu. Urya arya kubw'Umwami, kuko ashima Imana, kandi utarya yanga kurya kubw'Umwami, nawe agashima Imana. Nta muntu muri twe uriho kubwe cyangwa upfa kubwe. Niba turiho, turiho kubw'Umwami, kandi niba dupfa, dupfa kubw'Umwami. Nuko rero niba turiho cyangwa niba dupfa, turi ab'Umwami. Kuko icyatumye Kristo apfa akazuka ari ukugira ngo abe Umwami w'abapfuye n'abazima. Ariko ni iki gituma ucira mwene se urubanza? Kandi nawe ni iki gituma uhinyura mwene so? Twese tuzahagarara imbere y'intebe y'imanza y'Imana, kuko byanditswe ngo, Uwiteka aravuga ati, ndirahiye, amavi yose azamfukamira, kandi indimi zose zizavuga ishimwe ry'Imana. Nuko rero umuntu wese muri twe azimurikira ibyo yakoze imbere y'Imana. Uhereye none twe gucirirana imanza mu mitima, ahubwo tugambirire iki? Ko umuntu adashyira igisitaza cyangwa ikigusha imbere ya mwene se. Ndabizi kandi nemejwe rwose n'Umwami Yesu yuko ari nta gihumanya ubwacyo, keretse utekereza ko ikintu gihumanya ni we gihumanya. Niba mwene so aterwa agahinda n'ibyo urya, ntuba ukigendera mu rukundo. Uwo Kristo yapfiriye ntukamurimbuze ibyo kurya byawe. Icyiza cyawe cye gusebywa, kuko ubwami bw'Imana atari ukurya no kunywa, ahubwo ari ubwo gukiranuka n'amahoro no kwishimira mu Mwuka Wera. Ukorera Kristo atyo aba anezeza Imana kandi ashimwa n'abantu. Nuko rero dukurikize ibihesha amahoro n'ibyo gukomezanya. Ntimugasenye umurimo w'Imana kubw'ibyo kurya. Byose ntibihumanye, ariko urya ibisitaza abandi azabona ishyano. Ibyiza ni uko utarya inyama, cyangwa kutanywa vino, cyangwa kudakora ikindi cyose cyasitaza mwene so, kikamugusha cyangwa kikamuca intege. Mbese ufite kwizera? Niba ugufite, ukwigumanire mu mutima wawe imbere y'Imana. Hahirwa uticiraho iteka ku byo yemeye. Ariko urya ashidikanya wese aba aciriweho iteka, kuko atabiryanye kwizera. Kandi igikorwa cyose kidakoranwe kwizera kiba ari icyaha.